Hello my people, mbanje kubasuhuza nk'ibisanzwe n'umwarimu Mugisha. Nizere ko mwamaze gukora subscribe dore ko ari hano amasomo yacu agiye kujya nyura mu rurimi rw'icyongereza. Uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo busanzwe bwo gusuhuzanya mu rurimi rw'icyongereza. Umuntu uratangirira isomo akanarisoza araba afite ubushobozi bwo gusuhuzanya n'umuntu uwo ari wese, yaba umuzungu yaba umunyafurika aho aturuka hose, dore ko turaza kureba uburyo ki umuntu asuhuzanyamo n'uwundi byoroshye bisanzwe. Ahangaha turaza gutangirana n'isuhuzanyo zigera kuri 3, aho dufitemo how are you, what's up, how is it going n'izindi turaza kureba. Hanyuma ntugende utarebye insuhuzanyo ya nyuma, dore ko yagutabara cyangwa ikagufasha ahantu aho ari hose waba uyikeneye cyangwa ukeneye kuyifashisha. So ndagira ngo dutangire, ndajya mbasobanurira insuhuzanyo, mbabwira icyo isobanura mu Kinyarwanda, hanyuma mbabwire n'uburyo ki usubizamo. Duhereye nko kuri how are you. How are you biravuga ngo umeze gute. How are you, umeze gute. Sasa iyo ugiye gusubiza hano dushobora gusubiza mu buryo butatu. Umuntu akwaje ngo umeze gute, ushobora gusubiza uvuga ngo I am fine, bivuze ngo umeze neza. Cyangwa hari fine ukahashyira good ukavuga ngo I am good bisanzwe. Cyangwa hano hari good ukahashyira great. Great ni byiza cyane. I am great, meze neza cyane bisanzwe. Kuvuga ngo iteka ryose niyo umuntu ashaka kubaza ngo how are you, ubusabwa kumusubiza ngo I am fine. Utavuga I am fine ukavuga ngo I am good, utavuga I am good ukavuga ngo I am great, dore ko byose bivuze ngo meze neza. Sasa aha ni igihe umuntu akwaje ngo sorry, aha ni igihe umuntu akwaje ngo how are you, ugahita uvuga ngo I am fine cyangwa I am good cyangwa I am great. Noneho dufite kuri 2 ahavuga ngo what's up. Ako ubu ni uburyo bwo kukubaza ngo umeze gute, ariko ntabwo ari uburyo wakoresha imbere y'umuyobozi. Ubu no kuvuga ngo ntabwo ari uburyo bwiyubashye, ni uburyo ukoresha uri kumwe n'inshuti zawe, abo mwakuranye, abantu mumenyeranye. Niba ushobora kubaza ngo what's up, bivuze ngo umeze gute. Umuntu akwaje ngo what's up, ushaka kuvuga ngo everything is fine. What's up, everything is fine. Ushobora kumubwira ngo buri kimwe ni sawa cyangwa buri kimwe kimeze neza. Igihe cyose umuntu aje gutunga agatakoza ngo WhatsApp, ushatse azajya umubwira ngo everything is fine. Everything bivuze buri kimwe, is fine kimeze neza. Ahangaha rero tugeze haravuga ngo how is it going. Bitandukanye nuko baba bakubaje ngo how are you bisanzwe. Bitandukanye nuko bakubaje ngo how are you. Iyo bakubaje how are you, iteka ryose utegetswe kuvuga I am fine. Ariko iyo umuntu akwaje ngo how is it going, aba ari kubaza ngo bimeze bite. Mbese hano ushobora kumubwira ibibazo byose ufite. Ariko akwaje ngo how are you, niyo waba wapfushije uvuga ngo I am fine, meze neza. Ariko akwaje ngo how is it going, aba ari kukubaza nyine ukuntu bimeze, apana bimwe tuzi ngo buri muntu wese ahora ameze sawa. Iyo umuntu akwaje ngo how is it going, ushobora kumubwira uti I am broke, ndakennye pe. I am broke, ndakennye. Kubera yuko ahangaha ubwo sorry, ahangaha ubwo ni igihe waba udafite amafaranga ukavuga ati ndakennye. Ariko umuntu akwaje ngo how are you, niyo waba udafite amafaranga uravuga ngo I am fine. Niyo waba wapfushije uravuga ngo I am fine. Niyo waba wirukanwe ku kazi uravuga I am fine, bari itegeko. Ariko bivuze kuri how is it going, umuntu akubaje ati how is it going, umusubiza bitewe n'ukuntu situation imeze bisanzwe. Ntabwo ujya mu byo kwirarira. Yego, muraza kunyemera tudatinze tugere no ku zindi nsuhuzanyo zirimo how are you doing. Okay, how are you doing, ese birimo biracamo. How are you doing mukunze kuyumva nayo ikoreshwa ahantu henshi. Nizere ko mwafashe kandi n'ikaramu mwamaze kutwandika utungutu, dore ko bizajya bibagirira umumaro. How are you doing, ese mumeze gute. Twajya tureba uburyo bagusuhuza n'uburyo basubiza, cyangwa se n'uburyo nawe ubwawe bashobora kugusubizamo. Aho dufite n'insuhuzanyo yindi ivuga ngo how are you doing, ese umeze gute. Kuri 2 dufite hi cyangwa se hello.
kuri gatatu dufite good morning. Okay, kuri gatatu dufite insuzanyo ivuga ngo good morning, bivuze ngo mwaramutse neza. Hi, hello, okay. Kambibasobanurire neza noneho. Ni ukuvuga ngo ahangaha izi nsuhuzanyo dufite ni ukuvuga ngo how are you doing, ni nk'uko umuntu yakubaza ngo how are you doing, umuntu ari kukubaza ngo umeze gute, nabwo nyine nko kubaza ngo umeze ute cyangwa se birimo biracamo. Sasa iyo umuntu akubaje ngo how are you doing, uba ugomba kumusubiza, ni itegeko uburyo ugomba kumusubiza, ugomba kumuvuga ngo I am doing well, I am doing well, bivuze ngo meze neza. How are you doing, I am doing well. Sasa iyo umuntu akubajije ngo hey cyangwa hello, aba akubajije ngo muraho. Hey cyangwa hello, aba akubajije ngo muraho. Ushobora nawe kumusubiza umubwira ngo urabizi, umuntu akubajije ngo muraho nawe uramubwira ati muraho, nawe ushobora kumusubiza umubwira ati hi cyangwa hello bisanzwe. Ntabwo tugira igihe cyo gukoresha hi na hello. Uhuye n'umuntu mu nzira ushobora kumubwira ati hi, yaba muhuriye ku rusengero, kuri resitora, ushobora ati hi cyangwa ukamubwira ati hello, umuntu akubajije ati muraho. Kandi niyo ugiye guhaha mu iduka cyangwa mu ishop, biba byiza ibanje ukabwira umuntu uti hi cyangwa hello, ugahita uvuga uti wenda I need this and that, nkeneye ibi na biriya bisanzwe. Ibi ngibi ntabwo bigira igihe cyo kubikoresha ngo ubikoresha mu gitondo ryari, igihe icyo ari cyo cyose urabikoresha. Bitandukanye na good morning nk'uko tugiye kubibona, dore ko good morning yifashishwa mu gitondo gusa. Good morning ni ukuvuga ngo mwaramutse neza. Sasa iyo umuntu umubwira ngo mwaramutse neza, nawe aragusubiza ngo mwaramutse neza, nawe ahita akubwira ngo good morning. Good morning bisanzwe, mwaramutse neza, mwaramutse neza. Yego, ndumva nta bikaze nababwira ahangaha usibye kuba ari ibi ngibi, ahubwo bitewe n'impamvu z'umwanya tukanyarukira ku zindi nsuhuzanyo. Ariko mbere ko tugera ku zindi nsuhuzanyo, ndashaka kubereka igitabo cyiza cyane kizabafasha kumenya ururimi rw'icyongereza, dore ko igitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uburyo bisubiza bimeze ndetse unahakana. Iki gitabo ni cyiza cyane, abantu mugishaka mwatubwira, kibafasha kumenya icyongereza mu minsi 30 gusa, dore ko kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uburyo bisubiza bimeze unahakana, bikaba binasemuye mu Kinyarwanda. Yego, so muraza kunyemera tugire no ku zindi nsuhuzanyo, gusa ntugende utarebye insuhuzanyo ya nyuma, dore yuko izagufasha ahantu henshi hatandukanye, dore ko yifashishwa n'ahantu henshi cyane, yaba mu kazi, yaba mu biro, yaba muri vakanse, yaba ku mazi, yaba kuri hoteli, hose irifashishwa cyane. Ni insuhuzanyo ikunze gukoreshwa mu rurimi rw'icyongereza cyane. So turaza gukomezanya turaza gukomezanya n'insuhuzanyo ngo good afternoon, good evening, good afternoon, good afternoon, good evening, Sasa iyo umuntu akubwira ngo good afternoon, nkuko yandi good morning ivuga ngo mwaramutse neza, good afternoon, maze afternoon nyuma ya saa sita ni ukubaza ngo mwiriwe neza, good afternoon. Okay, good afternoon, mwiriwe neza. Hanyuma iyo umuntu akubaje ngo good afternoon, nawe uramubwira uti good afternoon, mwiriwe neza, mwiriwe neza. Hanyuma good evening bivuze ngo umugoroba mwiza, umuntu ati umugoroba mwiza, nawe uramubwira uti umugoroba mwiza. Good evening, nawe uti good evening. Sasa insuhuzanyo ya nyuma ngiye kugeraho, ari nayo nashaka kubabwiraho cyane, ndaza kwandika yonyine kugira ngo mbashe kubasobanurira, kuko ikoreshwa ahantu henshi, ni n'ingenzi cyane. This is a bonus, muraza kunyemera nyandike. Mbese umuntu twatangiranye utu tuntu twandika akatwitoza, azaba azi gusuhuzanya ku rwego ruri international. Okay, yeah, good, how was you? Okay, how was your day?
noneho iyo umuntu akubaje ngo how was your day, aba akubaje ngo umunsi wawe wagenze gute, hanyuma ugahera kukamubwira guhera mu gitondo kugeza igihe muriho. How was your day, umunsi wawe wagenze gute. So iyo umuntu akubaje ngo how was your day, ariko waza ngo umunsi wawe wagenze gute. Mpamvu nabwiye ngo insuzanya ni ingenzi cyane, nuko hano hari day wahasimbuza utundi tuntu. Reka dufate urugero dukuremo how was your day, umunsi wawe wagenze gute, dukuremo dushyiremo week, bivuze icyumweru. Noneho umuntu akubaze ngo how was your week, icyumweru cyawe cyagenze gute, ugahita umubwira uti it was very nice. Wamubwira ngo it was very nice, icyumweru cyanjye cyari cyiza cyane. Sasa hano hari icyumweru ushobora kugikuramo ugashyiramo month. How was your month, ukwezi kwawe kwagenze gute. How was your month, ukwezi kwawe kwagenze gute. Kandi si month gusa twasimbuzamo, dushobora no gushyiramo ya, bivuze umwaka. How was your trip, dushobora no gushyiramo trip, urugendo rwawe rwagenze gute. Mbese ikintu cyose ushaka kubaza amakuru yacyo hano ushobora kugishyiramo, icyo kintu kikaba cyarabaye cyaranarangiye. Ushobora kugisimbuzamo hano, nyir'ubwite akakubwira uko byagenze. We love you so much, mwibuke gukora subscribe. Thank you so much.